Yes, muraho neza. Reka none mbahe ikaze hano kuri Keep Property Rwanda. Hano nk'uko bisanzwe ni Emile, ngiye kubereka tuwa y'inzu wagura nziza hano Kanombe hafi ya militari neza, ukirenga ku kigo gato k'imbere ukigira imbere ho gato nk'uwerekeza mu Busanza. Hari inzu nziza cyane ikugurishwa miliyoni 180 kandi ziganirwaho. Ni inzu nziza cyane rero, ndaje mbereke tuyitambagirane akantu kamwe ku kandi. Iyi nzu rero reka mbereke duhereye hanze, reka wana ko mvuye mu parking nsohoka hanze. Ni inzu urabona hari bagiye kuhashyiramo agakaburimbo, akundi hepfo yanjye ni kaburimbo, ni ngo ni metero 500 kugira ngo ugere kuri kaburimbo, nazo ntazirimo, ni 300, sibyo? Yes, ni kano gataka gusa, ariko hepfo ni kaburimbo, umuhanda uza hano neza ukiva kuri militari ukagera hano. So reka twinjire mu nzu nyibereke. Yes, karibu kuri tour yacu. Rero dufite inzu ebyiri, hari iyi ngiyi nkuko muri kwibona, ndetse n'iyi ngiyi tugiye gukorana. Reka zose ziri ku giciro kimwe c'180 ariko ziganirwa. Ni ibyumba 4 dushina toilette 3 ndetse na rooftop ndetse na office. Iyi ngiyi tugiye kure ifite ka office. Hano dufite parking nziza, hano washyiramo imodoka zawe enye ziparitse neza. Reba tuno tujaride bagiye bashyiramo ku mpande, utubuye twiza cyane. Inzu ikiri nshyashya imeze neza. Kuri 180 ziganirwaho, waza no Kanombe kuri mitari tukajya mu biganiro, ino nzu ukabasha kuyigura. Reka dukomezanye tour, kandi n'ukiri mushyashya hano kuri Keep Property ndagusanga kandi subscribe, like ndetse na share, tujye dukomezanya kugendana. So reba hano bari gutegura, bazashyiramo utujaride tumeze neza, nako no ku mpande hano harimo uturabo muri utu tubuye bagiye bashyira. Ubona ko ni inzu iteretse neza nkuko muri kubibona kuri kamera zanyu, ubona ko birasa neza cyane. So hariya tuhafite office ndayibereka. Reka tujye kuri rooftop turebe terrasse, ndetse ubona ko nk'iyi bariko hano kuri master bedroom, ubona ko biba bisa neza. Reka tujye kuri rooftop hejuru mbereke naho ese bimeze bite. Yes, nkuko nababwiye, ubona ko tugeze kuri rooftop yacu hejuru. Ubona ko ni rooftop nziza cyane nini, washyamo intebe n'umutaka. Hano hakajya abantu bagera mu 10-20 hano bahicara, ugakora ikirori, ugafata akaviyu kahariya. Hano ureba mu Kamenge hariya kuri hamwe habagira imbere itagikora, ubona ko iyo iri hano itufata iviyu imeze, kubona ko ni ahantu heza cyane, hano hafi ya militari Kanombe rwose, hano ugana mu Busanza. So ubu se turaho bita hepfo mu Kamenge, ibintu nk'ibyo, ariko militari iri hano. Hariya nzu umenze watubona ikigo, hari aho amazu ari. So reka tujye mu nzu imbere turebe seho ikase gute. So urabona ko tuvuye kuri hejuru kuri rooftop, no balcony terrasse yo kuri rooftop, hano ubu manuka tuza muri parking. Ubona ko ni parking yose igenda ikagera hari imbere, ubona ko birasa neza. So rubango kaburimbo principal iri ruguru yanjye, ni iminota basi 3 se. Yes, ni 3 ntiyarenga. Reka tujye mu nzu imbere gende mbereka akantu ku kandi. Ushaka kugura inzu nziza hano waza ukaturamo cyangwa ugashyiramo umupangayi, nagwitiramiye. Iyi ni office, uri kwibona ko ari aka office kameze neza, ifite design nziza ikase neza cyane. So reba nk'aka kabariko ko kuri salo, ubona ko ni terrasse nziza cyane, irasa neza, design nziza cyane. 180 ziganirwaho. Iyi nzu waza tukajya mu biganiro ku meza 160 cash yafite iyi nzu byakunda. So twinjiye mu nzu imbere, karibu muri salo. Ubona ko ifite gypsum ceiling hejuru, ubona ko iyi gypsum sema idasa neza. Reba, ubona ko ni inzu ifite design nziza. Reba iyi TV stand hano biraza bikasa neza. Reba aha ngaho kugira ushyiramo udutako twawe, ubona ko ni ibintu bisa neza. Ubona ko ni salo nini rwose, ni amazu make afite salo nk'iyi ngiyi. Ubona ko salo kuri famiye yisanzuye isa neza. Aha naho dufite indi design ho gushyiraho twa turabyo two muri salo, hano ugashyira hejuru. Waza hano naho hari design nziza cyane, aho salo na saramanje bikatira cyangwa se bigaranira. Reba iyi salo, ubona ko ni nziza, irasa neza. So reka dukomeze mbereke n'ahandi. Tugiye kureba muri saramanje, ariko ukinjira hano tubona n'urukuta rwiza cyane. Hano washyira amafoto yawe bigasa neza cyane. So dufite saramanje nini, murayibona nk'uko imeze, nayo irasa neza. Ubona ko iyi saramanje ni nziza, irisanzuye. Aha tukagira aka gasinki keza ko gukarabiramo hano umaze gufata amafunguro yawe, bigatanga ubundi bwiza. Ubona ko birasa neza. Reka tujye mu gikoni cyacu. So karibu mu gikoni cyiza kinini kandi cyisanzuye gisa neza. Reba nawe iki gikoni, tukagira aka gasinki hano ho gukarabiramo, kogereza ibintu byawe, amasahani uyashyira hano. Ubona ko biratanga ubwiza. Ni igikoni cyiza
kinini kuri famiye, ku bantu bakunda ibikoni binini, ba badamu rwose ubona ko aha mba ngushyize igorora. So ubona ko ni igikoni cyiza kinini, reba nk'ahantu ho gushyira firigo yawe, ubona ko n'ahandi hajya bya firigo bya rutura, si byo se? Uyu mwanya si sawa, aho gushyira oven wahabonye. So ubwo hanze turaza kujyaho mu gikari harakinze, nabuze urufunguzo, ariko murabona ko iki gikoni ni igikoni cyiza kinini kandi rwose kiri gusa neza. So reka tujye mu byumba, ariko ni ukuvuga ngo cyiza, ahangaha dufite icyumba cya mbere hano cy'abashyitsi, reka tukirebe. Karibu mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi, ni icyumba cyiza kinini gisa neza cyane, urabona ko kirisanzuye, nacyo parafo ni gypsum hejuru, urabona ko ni parafo nziza, icyumba cyiza rwose, ubona ko igitanda hano cyose na kabiri kuri kabiri hano ijyamo, si byo se? Urabona ko ni icyumba cyiza kinini gisa neza cyane, wawu, cyiza cyane. So reka turebe iyi dushe y'iki cyumba cyacu, urabona ko ni dushe nziza, ukingura rwose bigacamo bikamera neza. So ubona ko iyi dushe ni nziza rwose, tuwarete nziza, agasinki keza, akamiriwari hariya, byose biba biteguye neza cyane. So reka turebe ibindi byumba bitatu dusigaranye uko bimeze, urabona ko ni inzu nziza rwose iteguye neza. Reka dukomeze, twinjiye muri korodori niho dusanga ibindi byumba bitatu bisigaye. Aha dufite ibyumba bibiri bisharinga iyi dushe na tuwarete, ndetse n'abantu bo muri salo bayikoresha, ariko reka twigire muri master, ibyo turabireba nyuma. Aha ni karibu master bedroom, ariko tukinjira muri master, aha turabanza iyi dushe yacu ya master, dushe nziza isa neza rwose, nini yisanzuye. Wow, reba nawe iyi dushe, ubona ko ifite ibikoresho byiza, dushe nziza rwose. Reba nk'iyi, urayibona iyi shawa ukuntu imeze neza, iri moderne. Reba tuwarete yayo, ubona ko irasa neza. So ubona ko iyi dushe ni nini nk'iya master bedroom. So ubwo tuvuye hano turajya mu cyumba nyirizina, turebeseho bimeze biti. Karibu rwose mu cyumba cyiza kinini cyisanzuye, ndetse hano hanze tukagira n'akabariko, aho ushobora kuva mu cyumba ukatuza hano hanze, ndetse ugakomeza wigira kuri rooftop utazengurutse muri salo. Urabona ko hano harisanzuye kuri bariko ya master bedroom. Aha naho tukagira iyi garderobe nziza cyane yo muri master nini, kandi urabona ko iki cyumba rwose, urabona ukuntu kingana, urabona ko ni cyiza. Reba parafo gypsum, icyumba cyiza cyane rwose cya master bedroom. Reka mbereke bya byumba bibiri twabonye bisigaye biza bigasharinga iyi dushe na tuwarete. So tuwarete ngiyi nababwiye ko n'abantu bo muri salo bayikoresha, ariko ibi byumba bibiri biraza bikayisharinga. Urabona ko ni tuwarete nziza kandi isa neza rwose, yujuje buri kimwe cyose wakwifuza. Tumaze kureba iyi dushe rero, turebe ibyumba hano. Icyumba cya mbere ngiki, urabona ko ni ibyumba byiza. Iyi nzu ahantu hose ifite gypsum, parafo ni gypsum, ibyumba ni binini pe. Iyi korodoro urabona ukuntu yisanzuye nayo. Tukareba icyumba cya nyuma cya kane, ni iki ngiki, naho parafo urabona ko ni gypsum, ibyumba byiza binini nk'uko muri kugenda mubibona. Wow, reba amadirishya meza manini. Aha naho ukagira akaryango wakingura ujya mu gikari, ndetse ubona ko na hano washyira inkweto z'abantu ba hano bakoresha ibyumba, nto bashyira inkweto muri korodoro. So reka tuzenguruke mbereke mu gikari se turebeho hameze hate. Karibu, ngiye kubereka mu gikari h'inzu rero, turebe se mu gikari h'iyi nzu yacu twabonye hameze gute. Urabona ko iyi ni inzira tujyana mu gikari. Hejuru urabona ko amatanka y'amazi rwose, kandi ni manini ahagije. Aha dufitemo dushe na tuwarete by'umukozi, nk'uko mubona harakinze. Aha tukagira igikari cyiza cyisanzuye. Wow, reba igikari kinini kimeze neza. Reba hari iki, burasi dushe na tuwarete nayo, cyangwa sitoke y'umukozi se, kimwe muri ibyo. Ubona ko iriya negisi nayo ni nini rwose. Hano ushobora kubamo dushe na tuwarete n'inzu y'umukozi, iriya nayo yenda ari nk'ikindi kintu runaka, nk'ikindi cyumba, cyangwa inzu y'umukozi hariya, iyi ari dushe na tuwarete by'umukozi. Iki ishobora kuba ari dushe, iyi ari tuwarete. So ubona ko, reba hejuru urukuta rumeze neza, bara ni abaturanyi, iri aparitoma.
urabona ko birasa neza. So mu gikari rero urabona ko ni ahantu ho kwanika imyenda ngaha hanini, tukagira n'iki gikoni cyo hanze nk'uko muri kubibona, urabona ko ni ibintu bisobanutse mu gikari rwose hisanzuye ho gukorera imirimo yo mu rugo. So reka mbibutse detaye zose noneho kugira ngo dusoze. Nk'uko namaze kubabwira rero, nababwira ko twari turi gukora ino tuwa y'ino nzu hano i Kanombe hafi ya Militari, neza ahantu heza, ni iminota 3 uvuye kuri kaburimbo Principal, ariko munsi yanjye niho umuhanda uza, ubu Principal ruguru ukamanuka hepfo hano ukajya hano iminota 3 kuri kaburimbo. Inzu nziza rwose inshyashya icyuzura, ibyumba 4, dushe na toilette 3, salo na saramanje, igikoni mu nzu, rooftop terrasse, tukagira office, annex z'abakozi n'igikoni cyo hanze, parking imodoka 4, utujede twiza bashyizeho ku mpande. So miliyoni 180 ziganirwaho, waza uyu munsi ukampamagara nkagutembereza hano i Kanombe kuri Militari. Nemere muri kumwe, mwakoze cyane. So niba ukiri mushyashya, kanda subscribe ndetse like, share, comment, dukomeze kujya tubana hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tugiye kujya tureba amazu mashyashya agurishwa mu Rwanda ndetse Kigali, tuzajya tujya za Bugesera, Muyumbu, ahantu hose bashaka kubafasha rwose. Umushaka gushora imari, tugende tubafasha, mugende mubana natwe tubereka ibintu tugiye dufite. Mwakoze cyane.